bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe, murakaza neza kuri uyu munsi mukuru ukomeye wa Sensiyo. Yezu yazamutse mu ijuru, Yezu yasubiye kwa se kandi asiga asezeranyije byinshi abe, kandi ibyo yabasezeranyije byose azabitanga, kuko nta na kimwe ajya asubiza inyuma cyangwa asiga inyuma. Ariko nagira ngo dufatanye kureba igice cy'ivanjiri tutasomye ariko kiri muri Bibiliya. Ntabwo twagisomeye, nkunze kubabwira kenshi ko ari byiza kugenda mugashaka muri Bibiliya zanyu ivanjiri yo ku cyumweru. Rwose ndongera mbibasabe kugira ngo tugire uwo mwitozo wo kumenyera gusoma Bibiliya zacu, zitazavaho nyine zizaho uruhumbu. Dushakashake nibura ivanjiri yo ku cyumweru, bizadufasha no kugenda nyine twihugura muri Bibiliya ntagatifu. Yezu rero yagendereye ba 11 bari ku meza, hanyuma arabatonganya bikomeye cyane kubera kutemera kwabo no kunangira umutima. Natwe rero Yezu aradutonganya uyu munsi, kubera ko kenshi na kenshi kubera ibibazo by'ubuzima, kubera n'ibi byorezo, usanga natwe tutemera, ugasanga twanangiye n'umutima. Tureke rero uyu munsi Yezu wazutse adukize uko kutemera, kandi adukize nuko kunangira umutima. Bizadufasha mu rugendo rwacu. N'ubwo bwose rero yabatonganyije, Yezu yarongeye abaha ubutumwa bukomeye. Ati nimugende mwigisha amahanga yose, ngo abazemera bakabatizwa bazakira, kandi n'abatazemera bazacibwa. Turabyishimira rero kuko twese twahawe batisimu, twese twarabatijwe. Twavuga yuko twemera, ariko twavuga yuko dufite ako gakiza. Ariko agakiza ntabwo ari ikintu twakira, ahubwo ni uko guhura na Yezu Kristo buri wese ku giti cye, hanyuma akongera nyine akaba umuhamya w'iryo jambo, umuhamya w'urwo rukundo. Yezu arakomeza yerekana ibimenyetso biranga abemera. Muri we, mu izina rye bazatsinda shitani, mu izina rye niyo banywa ibyica ntacyo bizabatwara, mu izina rya Yezu bazabasha kuvuga indimi nshya, ariko cyane cyane ururimi rw'urukundo. Igihe cyose bazaba bashyize mu bikorwa rya tegeko ry'urukundo Yezu Kristo yatwibukije ku cyumweru gishize. Akavuga ati abemera mu izina ryanjye bazakiza, bazaramburiraho ibiganza ku barwayi hanyuma bakire. Ibyo byose rero ni ibimenyetso biranga ukwemera, kuko uri muri Yezu Kristo nta kintu abura. Uri muri Yezu Kristo ahorana ubuzima buzira umuze. Amaze rero kuvuga ibyo byose, Yezu yahise yererezwa mu ijuru, yicara iburyo bw'Imana se. Ni ibintu byiza, kuko Yezu Kristo wazamutse mu ijuru ni Imana rwose, ni umuntu rwose. Ubumuntu nabwo bwaragiye bwinjira mu butatu butagatifu, bityo turonka twebwe abantu ingabire zidukiza, ingabire zituma dukomeza urugendo rwacu nta nkomyi. Yezu rero n'ubwo bwose yari ari gusezeranaho n'abigishwa be, ntabwo abo bigishwa be bagize agahinda, ahubwo ivanjiri atubwira iti yamaze kugenda, hanyuma bose bahita bagenda cyane birukanka, bajya nyine kurangiza bwa butumwa yari yabashinze, bogeza ahantu hose inkuru nziza. Ihumure rero Yezu abaha ni uko ngo yakomezaga gushimangira ijambo rye muri bo akoresheje ibimenyetso bifatika. Yezu ashimangira ijambo rye muri twebwe, muri Kiliziya, akoresheje nyine bya bimenyetso twahoze tuvuga mbere. Tubyishimire rero, dukomeze urugendo rwacu dutsinda muri twe kutemera, kunangira umutima, hanyuma twakira ubwo butumwa bwo kogeza inkuru nziza Yezu aha Kiliziya ye, kandi
dukomeze tugendane turangamiye nyine Yezu Kristu, dukora ibishoboka byose kugira ngo wa mwanya arimo adutegurira tuzawakirane ibyishimo igihe nikigera. Twibuke rero ko turi mu kwezi kwa gatanu kwa Bikira Mariya, dukomeze duhurire muri rozari ntagatifu, tuyivuga buri munsi, dusabira kiliziya, dusabira isi, natwe twese twisabira kugira ngo nyine urugendo rwacu rukomeze rwera imbuto kandi ubuzima bwacu bube ubuhamya bugaragarira buri wese. Mugendere mushaka ivanjiri uyu munsi uko yanditswe na Mariko ku mutwe wa 16 kuva ku murongo wa 15 kugeza ku wa 20. Ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza mwese bavandimwe, n'umunsi mukuru mwiza.